Saga Paul rero harimo surveys atandukanye bitewe n'imbaraga cyangwa se n'ukuntu areshya. Harimo y'amanota 15 aya 50 n'ayandi atandukanye, cyangwa nuko yasubiza neza kugira ngo ya mafaranga yawe ushobore kwinjiza kandi ushobore kungukira muri iyo application. Ngo ubone app rero wabigenza gute? Jya muri Play Store wandikamo Saga Paul cyangwa se urebe link naguhaye aho ngaho, hanyuma nurangiza uyinjiriremo, hanyuma numara kwinjiramo urahita udownloadinga app, hanyuma ukore sign up, uyandikishe, uzuza amakuru yose, hanyuma amafaranga atangire yinjire kuri konti yawe. Buri gihe rero tuzatureba mu application atandukanye ashobora kutwinjiriza amafaranga, kandi ubu ngubu byaragakemuye kubera ko technology yaragakemuye, kubera ko dukeneye smartphone, dukeneye technology kugira ngo tugire ikintu twinjiza. Abantu rero mukunze gukurikirana iyi channel, turagira ngo tubasuhuze. Uyu munsi twifurije kuganira namwe no gusangira ibitekerezo ku ma application namwe adufasha kwinjiza amafaranga. Hanyuma application y'uyu munsi ndakuzanira ni yitwa Saga Paul. Saga Paul rero ni imwe muri application zifite amahirwe menshi cyane yo kwinjiza amafaranga ku bantu bayikoresha. Ikaba ari application ikoreshwa cyane n'abanyafrika, yitwa African applications. Iyi application rero ikintu cya mbere nuko ugomba gukora login cyangwa se sign up cyangwa se kwinjiramo, hanyuma bakaguha surveys cyangwa se twabyita nk'amabazwa runaka, hanyuma ukinjiza amafaranga. Aya mabazwa rero akora gute? Umaze rero kwinjira kuri Saga Paul, umaze kwiyandikisha bitewe na link baguhaye yo kwinjiraho, amafaranga winjiza usubiza ya mabazwa baguhaye. Hanyuma ayo mabazwa abarimo ibice bitandukanye nayo ubuzima bwa buri munsi. Icyo ugomba gukora nuko ugomba kwitondera ibyo uri gusubiza kugira ngo bisubize neza ubone amabazwa. Amabazwa umaze kuyasubiza rero baguhereza amanota niyo uvunjamo amafaranga. Uvuga ngo ugejeje ku manota 5,000 bagira gute? Baguhereza $20.